Tuguhaye ikaze mukunzi, tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora gushyira ijambo banga kuri dokima wandikiye muri Word, ukayisevinga muri PDF ariko ifite password ku buryo nta muntu ushobora kuyinjiramo atabashije kuba azi ijambo banga wakoresheje. Icya mbere ubanza gukora, ufungura inyandiko yawe ya Word aho iherereye mu mashini hose cyangwa wayanditse, hanyuma ugakanda aho nashyize akamenyetso gatukura ukayifungura. Yamara gufunguka, ku nzira ya kabiri icyo ugomba gukurikizaho ni iki: ukanda kuri fayiro ni ibumoso aho ngaho nashyize akamenyetso gatukura mu nguni hejuru, hanyuma ugakanda. Nyuma yo gukanda kuri fayiro haza urutonde rw'ibintu byinshi, ugahitamo ahanditse save as, murahabona naho nahashyize akamenyetso. Wamara gukanda save as, ukimara kuhakanda save as bahita bakuzanira akandi kadirishya gatoya kagaragaza ko ushaka gukora save, kubika aho ushaka kubibika, ukahahitamo nimba ari kuri desktop cyangwa ari muri my documents. Then urabona ko Word document aho ngaho na selection uhita uhakanda ugahindura ukemezaho PDF, ugahitamo PDF. Ubwo dokima yawe ugiye kuyisevinga muri PDF. Aha rero niho tugiye gushyiriraho ijambo banga. Urakanda handitse option, numara gukanda kuri option harazamo ibindi bintu byinshi. Umanuke hasi hahera, urabona ahantu handitse inscript this document with password, uhemeze nurangiza ukande kuri OK. Numara gukanda kuri OK, ukimara gukanda kuri OK urahita haza akandi kadirishya ushyiramo ijambo banga, uryandikemo, wongere uryandikemo defwa inshuro ebyiri. Aho urabona na selection yerekana ijambo banga ahantu uri buyishyire. Shyiramo ijambo banga ryawe inshuro ebyiri nurangiza ukande OK. Nkwibutse, niba utazi iryo jambo banga nawe ubwawe ntushobora kwinjira kuri iyo dokima keretse kuyisiba, nta kindi kintu wayikorera. Shyiramo ijambo ry'ibanga. Icyitonderwa ni uko ijambo wanditse aho hasi mu kazu ko hejuru rigomba kuba risa n'iryo washyize hejuru. Ukimara gushyiramo ijambo ry'ibanga uhitemo gukanda OK. Hitamo aho uribika inyandiko yawe, ubundi ukande save. Hamwe twavugaga mu kanya, nimba uri bushyire kuri desktop cyangwa kuri my documents, then ukande save. Aha biba birangiye byose. Ikintu cya nyuma wakora ni ukugerageza kureba ko password washyizeho yakoze. Ikibikubwira ni uko inyandiko ya PDF wakoze iyo uyifunguye ihita igusaba password, ijambo banga. Umusozo, ntago bimenyerewe n'abantu benshi gukoresha ijambo ry'ibanga bafungura amadosiye yabo, cyane cyane inyandiko, ariko burya rimwe na rimwe biba bikenewe kugira ngo wizere umutekano. Niba ushaka umutekano ku nyandiko zawe igihe ugiye kuzigira PDF, ni byiza ko ukoresha ubu buryo. Murakoze. Ndakurarikira kutava kuri channel yacu udakoze subscribe. Kora subscribe, then ujye ubona notification z'amapost tugiye dushyiraho. Aha hantu uzahigira ibintu by'ubwenge. Ndakurarikira kubana natwe. Murakoze cyane.